narinje kukumenyesha yuko namaze kumenya ko umugabo wanjye agenda muri uru rugo. Umva niba hari n'icyo muri gupanga nta mutima ndwaye nta na nyama y'ubwoba njya ngira burya jewe ubundi uranze akuregera ngo kuba wicaye muri uyu mwobo sinasiga nk'ukubise ubundi nkagenda no paso uwo wakundaga rimwe na rimwe iteka kubura urubyaro bamwe duhitamo uriya Peter aza konsura yazanye n'uriya mukobwa wawe naravuze niyo nkubona nibura nkakugurira akantu kabisa okay abonye ko nyine n'umwana ufite discipline umukobwa we n'umukwere yarakuze sugira ngo afite imyaka 10 mva ko ni inkumi ariko buryo yagize igikurira aho gumenya byo mwakarera biryaga akize imbaraga mu kumwitaho muri ibe umwana n'umutwara kira kibebi cyazo kiguye hano mwana tutazi ko wenda kuze n'ubundi bazana gufunga ariko nabirenze nda black to sura cyakunda abana ko mba numva abana bari hano dero nawe ugiye gukora ubukwe rero ugomba gukora nk'umuntu squata ntubizi ibijya bintiye niyo usize bitazapfa gusinza aya ntabwo nazaca naho ubundi uriya mwana rwose njye nabonye nta kibazo cye aramubwira kumva akunda ishuri umwana nyine witonda gusa yaramaze iminsi ambwira ngo ndashaka kujya kureba famiye yanjye mu Rwanda navuga ni ubwo uriya muramu wanjye aje reka mwohereze noneho bazane kamwira uzi urari ikintu utazi Ameki ni umuntu w'umugabo cyane twarabanye twarakoranye n'inshuti kuva twahera dukorana na nyuma y'uko agiye nabonye ukuntu Peter aje kundeba ntekereje ukuntu Ameki ari we wamunyoherejeho mutekereje none ndebye umukobwa w'inkumi afite ariko warabibonye uriya mukobwa yiri sambaza ufite icyucyeza naramurebye mpita ntekereza Ameki umuntu nibura yakamugabiye nk'inka ngaho byumva noze ntumva arayimpaye kuba kubyara neza hari ukuntu buriya wese ipfa no kubyara neza hari ukuntu umuntu akubera umuntu w'umugabo akagufasha ariko n'abatabizi none byinshi umva reba urugero rworoshye reka duhere wenda ukuntu Peter reba atangije business sibyo umugira inama y'ukuntu yaza kundeba kugira nzamufashe umva nayo n'amafaranga iki noneho azanye n'umukobwa ye kunsuhuza ariko byari bikwiye rwose aragiye buriya wandi de nzakugurira akantu tu ahubwo dore bikora ubu ngubu dore sura ko agiye gushiramo dukaraga karamu bireba byose ikibazo rwose banabahe uko ibintu wakoze n'ibintu bikomeye birenze n'agakarawundi amakimbirane mu miryango no kwihambira mu rukundo njye sinkuzi mu buzima bwawe wishimye sinkuzi ariko bigerageza sinzi icyo byazi bizamo ubu nakwita wari ugiye kumbera amaboko ejo bundi twarashitinganye ibintu byaza mu bantu uvuga uraho imibare urana umwaka umubiko njye sinkuzi wishimye n'iminsi 3 sindakumva nta mahirwe ngira muri ibi bintu ko mbigerageje sinzi imikasiri biza urahubuka nyine uba wahurutse karibu bite kari sawa Shafi umukunzi mwiza jari bite asishira shungu basi uje kumurikira wansuje se basi si wajya uvugana n'umutima mwiza ko nta mutima mwiza n'umuntu ataranicara amagambo nyoko yambwiye mwese kari mama ni njyewe uzimbabarira pe nicyo kintu kinzanye hano mbabarira ibintu byose mama yakubwiye uzi n'ibindi reka gahunda zose twari dufite
zirangirira ahangaha icyitwa ubukwe uzi ntabwo wankora ibintu bibi nta mahirwe mbifitemo ko mbigerageje birapfa oya reka tugerageze kuri aya mahirwe bwa nyuma sibyo reka tugerageze reba Lameki ari nta kubera wowe reba abantu bose yihangana oya uzi ibintu mama yakoze nta ruhare mbifitemo kandi nanjye nta nibyo narinzi shabro oya ni ibintu by'abakecuru ese ibintu by'abagore ubyizera gute kutuwo mukundana ni mpamvu sasa imana bagore mukundana n'ufite agaciro imbere yawe iyi ngoyi niyo nshaka kwivana abagore ubugambo buhoramo birangirira ahangaha nawe mvire mu buzima birangirire please ntabwo wakora ibintu nk'ibyo mbabarira oya ushabuze reka tugerageze hano sibyo reka tugerageze oya ntacyo ndabigukoreshereza uzi wakibagirwa ibintu byose twanyuranyemo ukambabaza abantu bose nabazinutswe reka ndongeye nyine wambara ugasohoka nyine nawe njye ntabwo natuma ubaho uzi oya murekesha abantu uzi wanyumvishe wambabariye ibintu by'inkunga please ibaze nanjye umuntu uri gusabira imbabazi sonze ihanganwa nta mbabazi nkeneye uzi mbabarira ni wowe nkunda pe uzi mwumve sha uzi ukuntu nyako yambwiye ngo dufite amageni waje nyine uzagenda gushakira abandi impundu ndazihaza nta bukwe mfitanye nawe ubyumve neza sohokera mu ubuyobozi bw'imusora musohoke neza senzi gusa senzi baranankomerekeje wa amakimbirane mu miryango no kwihambira mu rukundo byagenze bite se kandi kwarakara ese warakajwe n'iki ko mbona wuzuye noneho ubwo ngubwo nta nubwo ndi bwinjire mu nzu iwanjye iyo uvuga inzu iyi ni inzu gira uti ntabwo winjira mu mwobo nese uba mu mwobo wowe uri inzoka jya mva nkwibariza ibyo nendaga kukubaza abese n'ubundi ntigeze unyishimira ubu ngubu nibwo wowe ko ntakwishimira na n'ubu uracyafite gahunda yo kugurisha umwana wabyaye kurisha ubwo se ko umuntu akena afite itungo rikamugoboka noneho umwana wamugereranya n'itungo fiye umugereranya n'itungo ariko papa Afurika amaze kubaza mbaza iki wowe ko ufite wagira ngo hari umuntu waje afata burara akaza neza mu mutwe ubu utabasha kunyumva ngo tutanyumva niba twarashakanye tukabyara fiye akagera hageze hariya fiye ni ugomba kuducungura nyine ubu butindi nawe ubushiro bw'aka kazu iyi ni inzu ku buryo wumva wamugurisha abantu bose bafite amafaranga ukamutanga umwana wawe mugurisha cyase ni igicuruzwa cyokora iyo uba warabyaye batatu ngira ngo bari kubaka ama etaje ukagerekeranya mva ye batatu uriya ubwiza nyaburanga bwe nibwo bumuranga ntabwo ugiye mucuruza hanyuma akaba ari bwo ugurisha ariko reka nkubwire aho narakubwiye ngo wanyimugira abazimu kandi ugira ngo ndakubeshya narakubwiye ngo muri bene wanyu ntimwuzugira ngo ndakubeshya maze kubona naribeshye wowe urajya kohereza umwana ku munwa nta kigenda noneho iwanyu mugira abazimu b'amafaranga umva nkubwire ntabwo ukwiye gutuma umwana wacu bamubarira abantu bamubenze sinzi uwa mbere azanye amafaranga uwa kabiri azanye imiceri uwa gatatu agize gute ubundi ubwo ngubwo umwana umwihoreye akagira amahitamo ye byagutwara ntukomeze kunsakuriza mu matwi ngewe ntago iranzu ndi buyihombe uko niko kuri kandi umva jyewe nzagusakuriza nzongera ngusakurize urumva mpaka ntago nzemera ko umwana wanjye azagenda umugurisha umugore umwana wanjye ntago ari igicuruzwa urumva uri muri nushaka uzajya uzi ko ugiye kuzahindura umusazi uzi ko ugiye kuzatuma nzana iminkanyari reka kugurisha umwana ibindi tubyihora kugurisha yaba nari mbonye n'undi ahubwo uzana kashi zishyushye ngo urebe asoni
none usigaye umujyanye n'igitaro cy'ibijumba uyu nguyu yampaye 1000 uyu nguyu yampaye 2 uyu nguyu yampaye 3 nibyo ngibyo abatindi mujye mu buryo muvuga ngo igitaro cy'ibijumba ariko uzi ko yari umuntu uzi umuryango ujya nkomokamo nitwe turya ibijumba we urumva iwanyu mwatunzwe n'ibijumba ngo igitaro cy'ibijumba mama Fimbi ubuze kuba agataro k'imbuto inzira nigire mu mwobo inzira nigire mu mwobo ngaho genda muri uwo mwobo uvuga ihute wantiza ha wundi wabanza umuntu akagice wari wamuhanye njyewe none ufiye ntawe uhari none mose niba umwana ubonye ibyo kintu amaheru reka ndasha umunsi nagiye muri etaje nibwo uzabibona neza nubwo urucucu rutagira ubwenge rudatekereza ndayarya umva ndayarya ari amafaranga ndayarya niranzo ndayibona amakimbirane mu miryango no kwihambira mu rukundo kubura uwo wakundaga rimwe na rimwe iteka kubura urubyaro bamwe duhitamo iminsi myinshi amakuru sheri waranyuze sha urasa neza thank you nawe bite se ni byiza ko wabuze narabuze se narabuze kuki utansuye ngo uze kumenya impamvu ni ukuri ibi bihe ntabwo byoroshye kuba umugore umeze ute umeze neza sha waranyanze oya sha sheri ntabwo nakwanga nakundi umva rero ubu ntabwo ngenzwa n'amahoro oya sha mbere ya byose banza umbwire nkwakiriza iki gusa nafata iki mamazi n'akazuba mugari akazuba rimeze nabi pe sheri sha hari akazuba byo shari izuba ntabwo wabyumva iminsi myinshi urimo uranabuze shari narabuze ariko nawe ntabwo wamenye ubu ntabwo washatse kumenya impamvu nabuze oya shafi ni ibibazo nyine duke tuba turi aha mu rugo ni iby'urugo by'urugo nyine kuba umumama ntabwo nabimenya sindabigeraho umeze neza ariko nawe rwose tumeze neza nta kibazo shari rero ntabwo ndi kugenzwa n'amahoro pe ntikize kandi bimeze gute umva mfite ibibazo ndarebye nsanga ni wowe muntu naza kuganyira pe yo ibihe fi umva mfite mama uri hariya anesheje umutwe byanshanze mama wawe mama wanje atese ate kandi umva nimba narabaye igicuruzwa asigaye mfata nk'igicuruzwa njye narumiwe buriya fi rega igicuruzwa mama wawe gucuruza mama ari kumbangamira kuncuruza se ahubwo gusa umva harya nimba narabikubwiye ndumva nabyibuka neza uribuka umusore twigeze gukundana ngira ngo hashize nk'imyaka 2 uramwibuka ndamwibuka wirabura mugufi ehe uriya Fred sinzi nimba n'izina nararikubwiye warabimbwiye Fred agiye kumbera ikibazo mu buzima bwanjye nagira ngo waruje kumpa invitation maze sha wishinyagura sha ubona wararigezemo ukagira ngo biroroshye hano hanze umva Fred burya nta nubwo twakomezanyije Fred twarashwanye uretse ko nta n'ikintu bikimbwiye narabyakiriye none se kandi mama wawe yajemo muri ibi bintu gute ibyo rero nibyo bizanye Fred ubwo uwo twarashwanye birarangira urumva hashize n'igihe ariko ejo bundi nigira gutya nihurira n'umugabo umaze wagize ibyago nyine apfusha umugore turakundana ubu twari turi no mu mishinga y'ubukwe pe none mama wanjye uwo mutipe wa kera yagarutse akofi mbwira ibintu bya mama wawe nibyo numva ashaka kumva mama wawe se kandi uwo musore wa kera yagarutse nako ni n'umugabo ko yarashatse yagarutse noneho afite ikintu cyitwa amafaranga ayageze imbere ya mama ayageze imbere ya mama ubwenge bugatakara neza neza ubwo ni ukuvuga mama wawe akeneye amafaranga aha ingingo niyo ngiyi mama aragira ati
uriya mugabo mugiye kubana nta mafaranga afite kandi Fred yagarutse kandi afite amafaranga uri kubyumva amakimbirane mu miryango no kwihambira mu rukundo kubura uwo wakundaga rimwe na rimwe iteka kubura urubyaro bamwe duhitamo kurushakira hanze kutanyurwa mu kazi ugashakisha izindi ndamu ubuzima ni urugendo